Umuntu umwe yaravuze ati uwizera umwana w'umuntu avumwe. Byanteye kwibaza uko isi yaba imeze icyizere kidahari. Undi muswa nawe yaravuze ati ukuri ni ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi. Gusa yarabeshye kuko ukuri ni ukuri kandi nta cyagusobanura uretse ukuri. Inkuru zigira ubuzima n'ubuzima bugira inkuru. Inkomoko yacu niyo iduha inkuru z'ubuzima tubamo. Nitwa Bwiza. Mfite mama umwe ariko inkuru zivuga ko mfite ba data babiri. Mama ahorana ibikomere ku mutima we yatewe n'inkuru z'ubuzima bwe nubwo ankunda, ariko abenshi kuri data tubana nawe arankunda, ariko mama yatumye nawe ampisha ukuri. Mfite imyaka 6 ariko amatsiko mfitiye aho nkomokayo amaze ibinyejana. Nta kigo cy'ishuri ndabaho kuko abantu baba bamvuga ndabizi ko baba bavuga ukuri, ariko ukuri iyo kutari kwiza kuraryana. Mpora ninginga ababyeyi banjye ngo bamfashe njye kwiga kure, gusa urukundo bankunda ntabwo rutuma babyemera, nubwo umutima wanjye uba wuzuye agahinda kubera ibyo abantu baba bavuga. Sinarusha mama aho anyuze hose abantu baba bamuryanira inzara bati murebe wa mugore wari warasaze. Mama akabihakana bereka ko yakize, bakamusubiza bagira bati n'ubundi nta musazi wemera ko yasaze. Ibyo nibyo byatumye mama ahagarika gukora akazi akajya yibera mu rugo. None nanjye ishuri rirananiye ngiye kujya nibera mu rugo. Data ahora yinginga mama ngo nareke tuve mu Rwanda tujye gushaka ikindi gihugu twabamo, ariko mama yarabyanze. Yanze gusiga nyogokuru kandi ashaje. Kaka ni inshuti yanjye cyane, nizera ko muganirije neza ariwe wambwira inkuru y'inkomoko akansobanurira impamvu mfite ba data babiri nkava mu rujijo rwazanywe n'amateka. Nasabye agahushya mama njya gusura nyogokuru. Mama aranyemerera nerekeza mu cyaro. Urugendo rwuzuye amatsiko yo kumenya inkomoko yanjye ndetse n'amashirakinyoma ku burwayi mama yarwaye akiri inkumi. Nageze kwa nyogokuru nsanga nyiteguye kuko yakundaga abuzukuru be cyane. Kugera kwa nyogokuru biba umunsi mukuru, yatwakiraga neza, niyo mpamvu natwe twahakundaga ku buryo mu gihe cy'ibiruhuko twabaga twahahuriye turi benshi nk'abuzukuru be. Nyogokuru yaduciraga imigani ndetse tugasakuza ibisakuzo byinshi bya kera, ubundi tukotsa ibigori. Urukundo nkunda gasururu nyogokuru yararuzi. Igihe cyose najyaga kumusura nasangaga yagashigishije. Akibaza ukuntu umukobwa muto w'imyaka 6 gusa akunda gasururu cyane. Gusura nyogokuru kwanjye icyo gihe ntabwo byari bitewe n'urukumbuzi, ahubwo amatsiko niyo yarantwaye. Ijoro ryaraje risanga nyogokuru ari kuducira imigani. Abana bamwe bari gusinzira abandi bateze amatwi. Nanjye nari nikomeje, sinari kwemera ibitotsi ko binyiba iryo joro habe n'isegonda. Nyogokuru yashoje umugani wagira ati sinjye wahera hahera inzira. Abandi bose bari basinziriye uretse njyewe wari ukicaye. Nuko nyogokuru arahaguruka aterura abuzukuru be uko bari 5 ajya kubaryamisha nsigarana nawe. Nyogokuru yansabye ko tujya kuryama kuko bwari bwije, agira ati Bwiza ngwino tujye kuryama nahejo. Narabyanze ndamubaza nti ese nyogokuru urananiwe ko njye nananiwe? Nyogokuru araseka n'ukuntu twiriwe mu turimo. Ni gute waba utananiwe? Hari ikibazo ufite? Sinari mfite ikibazo gusa, ahubwo nari mfite ibibazo byongeyeho n'agahinda. Naratuje mbaza nyogokuru nti ese koko mama yabaye umusazi? Nari mbizi ko ari ukuri, ariko nari nshakaho ndahera. Nyogokuru yanshiriye bugufi aransubiza nti yego, kera nyoka akiri inkumi yamaze imyaka 6 ari umusazi. Yatoraguraga imyenda hirya no hino mu mihanda ya Rubavu. Ijwi rya nyogokuru ryari ririmo agahinda katigisaga ingoma y'ugutwi kwanjye. Nyogokuru yarakomeje ati si ibyo gusa, hari ubwo yambaraga ubusa buri abantu bakamushungera, abagore b'umutima bakarenzaho agatenge bakamutwikira. Nubwo yari umusazi yagiraga amahoro. Intimba yakwiye igikoni twari twicayemo. Nyogokuru aratangira azenga amarira mu maso. Uburibwe nari ndi kubwumva ku mutima wanjye, ariko amatsiko ntiyari gutuma mubuza kunganiriza. Nyogokuru yarakomeje agira ati namaraga amajoro yose ntazi yaba.
naba amaze kwiheba nibwira ko yapfuye, nkabona ngo warahingutse yikoreye ibishwangi ndetse n'imyenda, akambwira uti mama mvuye mu kazi dore nkuzaniye ihaho uteke turye kuko nkumbuye akanyama. Nyogokuru yikije imitima arambwira ati ayo magambo mpora nyibuka ndetse n'iyo shusho nzayihorana ku mutima iteka. Nuko nyogokuru akomeza kumbwira iby'ubwo burwayi bwa mama agira ati nabonaga inzara mu maso nkamufata nkamwuhagira neza, akongera akabaga kumi keza abahungu bose bamucagaho bamurangarira mbere y'uko asara, ariko ubwiza bwe bwari bwarabaye amateka. Namaraga kumwoza nkamubagira inkoko akayirya yose akayimara. Nuko akambwira uti mama nari ngukumbuye. Nkumva namubaza nti se umaze hehe iminsi, ariko nkabibika mu mutima wanjye nabaga nzi ko atahibuka. Bwiza mama wawe yamaraga igihe arwaye, ikindi gihe akakimara ari muzima akongera akaba umukobwa akamfasha imirimo nkumva ndizihiwe. Kuba bucura akimba hafi, ukuntu yari umukobwa mwiza ndetse ugira imico myiza, abahungu baramukundaga, ariko yasara ntihagire n'umwe wongera kumurebaho. Ibyo bihe byo kumubona ari muzima nabibagaho nishimye, gusa nkaba niteguye agahinda nk'uwitegura umucyo iyo ari mu ijoro. Ntabwo byatindaga isheja narongeraga nkamubura, nkajya numva amakuru ku bagenzi baganira ibara aba yakoreye ahantu runaka. Nyogokuru yarangije iyo nkuru ambwira uti naravuje ngeraho ndananirwa, mbiharira Imana n'ibisekuru ngo abe ari bo bazatabara bucura bwanjye. Ndabizi mwana wanjye iyo nkuru izahora mu buzima bwacu, rimwe na rimwe izajya idutera ipfunwe, gusa ujye wibuka ko ari amateka ya kera ntakaguhungabanye. Ngaho jya kuryama, ejo tuzakora uturimo twinshi. Nyogokuru arahaguruka amfata akaboko anjyana kuryama. Nari ndi kumva ntashaka gutandukana nawe kuko amasiko yanjye ntabwo yari ashize. Nari nkeneye ninde data, ni gute mfite ba data babiri. Twageze mu cyumba njyama iruhande rwa nyogokuru, uko umutima we wateraga agahinda nakumviraga muri roho yanjye. Mbere y'uko dusinzira, nyogokuru yasabye Imana y'u Rwanda ibisekuru byacu kuturinda tukazazumva inyoni z'ejo ziririmba. Yamaze gusaba nuko mubaza ikibazo cya nyuma nti ese mama yabyaye ari umusazi? Numvaga ariho bishya bishyira, ntegereje ko nyogokuru ansubiza, ariko umunaniro w'izabukuru ntabwo wamukundiye kuko yari yasinziriye n'ikibazo cyanjye nta nubwo yigeze acyumva. Iryo joro ntabwo nigeze nsinzira, nari ndi kubunza imitima nibaza koko data yarafatiranye mama ari umusazi nuko akamutera inda ubwo nkavuka. Ibibazo byari byinshi ariko nta bisubizo nari mfite kuko ababyeyi banjye bombi banze kugira icyo bambwira. Nizeraga ijambo mwarimu yakundaga kutubwira agira ati hari abantu babiri bavugisha ukuri muri iyi si, akatubwira ko ari abana ndetse n'abantu bageze mu zabukuru. Yarangiza akongeraho ati ariko kandi n'umusinzi wamaze gusoma agacupa ntabwo yakubeshya. Ndi umwana ndabizi, ariko ndi kumwe n'umuntu mukuru warenze ibihe byo kubeshya. Nari nizeye mu gitondo nyogokuru arambwiza ukuri, nkamenya uwo ndi we n'aho nkomoka ndetse n'ibyabaye kuri mama igihe yari umusazi. Ijoro ryiza ricya vuba, naho ijoro ryahagaritse umutima riba ryahagaritse amasaha ricya ritinze. Naraye imbunze imitima kugeza ubwo inyoni zitangiye kuririmba, amasake ari kubika ngo abazinduka bajye mu mirimo, nuko imirimo yumve icyo abakoreye amasuka. Nyogokuru nawe yazindutse asohoka kudutekera agakoma, afunguye amaso ye asanga nanjye ndakanuye. Aratungurwa arambaza nti Bwiza kutasinziriye waraye utekereza iki? Sinari nzi igisubizo namusubiza, nikije ku mutima ndamusubiza, ariko sinari kumubeshya. Nagize nti ndashaka kumenya inkomoko yanjye kuko amagambo arambuza kwizera ukuri. Nyogokuru yarandebye amenya ko maze kuba mukuru wo kuganirizwa. Nyogokuru yaregutse akuraho igitambaro cyari gitwikiriye idirishya, nuko umucyo w'igitondo ukwira mu cyumba twari turimo. Nyogokuru yarandebye mu maso arambaza nti ese ababyeyi bawe bakubwiye iki? Namuhakaniye ko ntacyo, nkomeza amubwira ko iyo ngerageje
kubaza data cyangwa mama bagira agahinda kenshi bakansaba kutazongera kubaza ibibazo nk'ibyo ko ngomba gutegereza nkakura. Gusa amatsiko yuzuye igituza cyanjye ntabwo yari kunyemerera ko nakura. Nyogokuru yarambwiye uti Bwiza mwuzukuru wanjye, ntabwo nzi byinshi ku byabaye ku isheja mama wawe. Yabaga yansize ntafite n'icyizere ko azagaruka. Icyo nibuka ni uko umunsi umwe namubonye yaje akikiye ikibondo ndetse ari kumwe na so. Icyo gihe hari hashize imyaka 3 ntamushiryera. Wari uri agahinja k'amezi make uri keza cyane ku buryo kwizera ko isheja yari kubyara umwana nkawe byari bigoye. Habe mama wawe cyangwa se so bombi banze kugira icyo bambwira, cyane ko nyoko nta kintu na kimwe yibuka ku mateka yamubayeho muri iyo myaka yose. Icyizere cyo kumenya ukuri cyari kiyoyotse, ariko mfa kumwiyenzaho kumubaza nti none se data yakubwiye ko yavuje mama gute agakira mu gihe wowe wari warananiwe? Ijwi ryanjye ryari ryuzuye agahinda. Nyogokuru yarambwiye ati ntabwo so ari wowe wavuje nyoko, ahubwo hari umuganga witaye kuri nyoko aramuvuza kugeza ubwo akize. Izina rye ni Dogiteri Nshuti. Nibyo byonyine nzi. Ntabwo nanyuzwe, narabajije nti ese washatse uwo mudogiteri ngo umuhembe? Nyogokuru yambwiye ko yagerageje aramubura kuko yumvise amakuru ngo Dogiteri Nshuti baramufunze azira amakosa y'abaganga. Nyogokuru yarakomeje arambwira ati Bwiza mwana wanjye, abantu bavuga menshi ariko ujye witondera amateka. Tugomba gutegereza nyoko akongera akibuka ibyamubayeho byose, niwe wazatubwira ukuri. Ijambo gutegereza ntabwo nashakaga kuryumva kuko umutima wanjye wari warahagurukiye kumenya ukuri, nta cyari kunsubiza inyuma. Nabwiye nyogokuru ibiruhuko birangiriye aho, ngomba gusubira mu rugo. Nyogokuru yari akinkumbuye kuko twari tumaranye umunsi umwe gusa, ariko nyogokuru yaranzi neza ko nubwo ndakana gato iyo namaramaje nta wansubiza inyuma. Narabyutse nditegura nsezera ku bandi buzukuru ba nyogokuru, nuko nyogokuru aramperekeza ntege imodoka nsubira iwacu mfite izina rimwe mu mutwe wanjye, Dogiteri Nshuti, ku buryo n'uwari kumbaza izina ryanjye nta kindi nari kwibagirwa nkavuga ko ndi Dogiteri Nshuti. Umuhanda nubwo waba muremure gute ugeraho ukarangira. Nageze muri gare ya Rubavu ntumva nashaka kujya iwacu, ariko amahitamo yari ntayo. Nta nshuti nagiraga kuko abana bose bari bazi inkuru ko navutse ku musazi. Ababyeyi b'abandi bana batinyaga ko nanjye nasara nkangiza abana babo. Guhabwa akato biraryana, ikiza nuko twese twakundana. Nageze iwacu niyemeje kumenya ukuri, nkamenya inkomoko yanjye. Nagize amahirwe nsanga data yagiye mu kazi na mama nawe yari yasubiye kwa muganga kureba uko umwana yari atwite amerewe. Nubwo nari mfite amatsiko yo kumenya inkomoko yanjye, gusa n'amatsiko yo kwakira murumuna wanjye yari menshi kuko irungu ryo mu rugo no hanze yaho nari maze kubirambirwa. Umuhanga umwe yaravuze ati amagambo araguruka ariko inyandiko zirasigara. Ninjiye mu cyumba cy'ababyeyi banjye, impapuro zose ndazisoma. Kubw'amahirwe naguye ku mpapuro z'urubanza rwabayeho hagati y'umuryango wanjye na Dogiteri Nshuti. Urwo rubanza rwari rwanditse mu Gifaransa kandi ntacyo nzi. Nahisemo gufata amazina y'ababuranye ndetse n'ababahagarariye mu mategeko, ibindi ndabibika. Icyo nari nzi nuko nari ndi gusatira ukuri gusharira. Nanditse ibyo nandika nuko nsohoka mu cyumba nibaza ikintu cyabaye ku muryango wanjye ukajya mu rubanza n'umuganga wavuye mama indwara yamaranye imyaka myinshi.